ariko burariro karesi yasigaye baraguruka abantu babyite cyane bazi gukina imodoka bayidakara uyu nguyu azamuka kuno afite amabuye abiri kandi ukuntu biba bivuye warabikoze warakorera nyifana ukirina neza ugenda mubara bayire kuriya none mukari wambaye ipantaro y'umutuku Bettina Mbese uzamenyera uyu nguyu namenyera ko wazamutera kareka ntabwo wamusiga uriya namenyera uramenyere kujya agenda agatari kuwe wakwiruka cyane ukamusiga ubundi Nubwo bese uvuye baravuze turavuga hari uko wabaha nabazi kwireka cyane uko bimuyiru nyine azikuruka cyane niko buri ibyo kwigiza siko nyine ukuntu agenda ngo agenda bibyumva ukuntu ari mu reba kanga kose kashe wagiye kano kari imbere ururimi rumwe wagiye ibyo birashoboka igabo ngide turava mu akiga muri yo kino nakugira ngo dufite umuntu ndare cyo bona bora uretse ndakikwereka mugisha yirukanka maze nk'umuntu ugiye kurira wagera mu ruguti wagera mu ruguti uretse rero mugisha yirukanka maze nk'umuntu ugiye kurira rwose mugisha polisi kandi mugisha agenda gake akakese ntakiruka inshuro umunani kagiye kari kora bihara batarakigira mu anje na yefata kwangamo bakugiye ikise ugatangira rwose ngikira hari cyo cyo kwana bo kino cyambaye gafata imbere wabategeye motora nimba habebera harimo abandi bazi kwiruka nimba harimo abandi bantu bazi kwiruka imbere kaneme zinate kizimo muri hirira niyo mpamvu karaguruka kureba ntibajya muri shooting karakareka ubundi hano atera cyangwa karanani kareda kuri baragira ngo abandi bamuceho bakabiri nakangira kwiruka Aburi Chamamare Diane
byose birimo birajya ariko nawe ari cyiza ubundi nicyo tubarikiriza nk'abanyeshuri banyita Mulindarugamba Jean Baptiste, nkaba ndi umucoach wa Kavumu Athletic, nkaba maze imyaka 2 mvuye kwiga coaching, ngendeye ku byo nabonye nk'umutekinisiye hano hantu mu ikipe ya Kavumu Athletic harimo impano ikomeye cyane, harimo abana bafite impano nkanjye uhora kuri teri mu buzima bwose bwa buri munsi, ngenda ndeba developing uburyo abana bagenda bidevelopinga umunsi ku munsi, ubona ishyaka abana baba bafite inyota yo gutera imbere. Ibyo ni ibintu bimwe bigenda bimikizera. Noneho amakompetisiyo tugenda dukina nayo nagenda mfata ibihe nabikoparanya n'ibyabo, nabigereranya n'ibyabo nkabona ni ibihe biri hejuru, nanafata n'ibihe bafite ku myaka yabo bafite nkabigereranya n'ibihe by'abanyakenya ku myaka yabo, nkabigereranya n'ibihe by'abagande ku myaka yabo, nk'abakinnyi bamajije gutera imbere mu mukino wa atletism, nkabona yuko bafite ibihe byiza cyane. Ibyo rero nibyo biba icyizere cyo kuvuga ngo ejo cyangwa ejo bundi tuzaba dufite abana bazaba barimo kurira indege bahagarariye igihugu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Amazina yanjye nitwa Uwitonze Claire, intego mfite ni uko nyine ngomba kujya ku rwego ruri hejuru. Murakoze cyane, nitwa Hirwa Isayi, akaba ari njye founder and president wa Kavumu Athletic Club. Rero tukaba twaragize amahirwe yo kugira igikorwa remezo cy'ikibuga cyiza, bagizemo n'uruhare rwiza rwo gufatikanya n'umurenge tugashyiraho ibikorwa dukenera cyane mu buryo bw'imikino ngororamubiri atletism. Ikibuga cya atletism bakorosingamo biruka, aho gusimbukira umurambararo ndetse n'aho gusimbukira urukiramende, ikibuga byose kirabifite. Aha rero tuvuga ko ari icyerekezo cyiza ndetse kizaganisha na karabu aheza twifuza ko yagomba kugera. Ni muri urwo rwego rero babwira ko iterambere rya Kavumu Athletic Club ririmbanyije. Murakoze, amazina yanjye nitwa Ntidushima Amina. Ntidushima Amina. Naje Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 18. Natangiye kuza muri karabu nyine numva nyikunze, najemo muri 2019, ariko nyine yari yaratangiye muri 2018. Narigaga nyine numva ndabikunze, nanjye nifuza kuzamo. Najemo nyigeramo, twagiye gukina amarushanwa i Rwamagana, ariko nyine ntabwo nabashije gutsinda, gusa nyine nagize imbaraga zo kuba nakomeza kugira ngo nanjye ubutaha nzatsinde. Noneho nyuma naje kujya gukina amarushanwa Kigali kuri stade i Remera, nazanye imidari 2, harimo uwo muri 5 naje ndi uwa 2, n'uwo gusimbuka naje ndi uwa 3. Nitwa Sebahizi Jean Claude, nkaba uyu mwanya mpagarariye ubuyobozi bw'umurenge wa Nyarubaka kubera yuko umuyobozi atabonetse. Mu by'ukuri ibi bikorwa bya siporo kugira ngo iki kibuga kibashe kubakwa byasabwe yuko abaturage bagaragaza ko bakeneye iki kibuga, na ndetse tunashingiye nuko na siporo yazamukaga mu murenge wa Nyarubaka bigendeye yuko na politiki y'igihugu ari uko abaturage bakora siporo. Binashingira nuko leta y'u Rwanda igamije ko abaturage bagira ubuzima buzira umuze, kuko muri rusange siporo n'ubuzima mu nkingi y'imibereho myiza y'abaturage. Rero byagaragaye ko mu murenge wa Nyarubaka abaturage bakunda siporo cyane, ko hari haravutse n'igitekerezo cy'uko iki kibuga cyari kimeze kidakoreshwa, abantu baza kugikiniramo uko babonye, ugasanga gikeneye kugira kivugururwe kugira ngo kibe ikibuga cyahuriraho amakipe atandukanye, ku buryo umuntu wese wahagera yabona ko ari ikibuga gikurikirwamo umupira
ndetse n'izindi disipurine zitandukanye. Naho ngaho rero twarebye tugasanga mu murenge wa Nyarubaka hakwiye kubamo ikibuga cyatuma abantu babona aho bidagadurira, cyatuma abantu babona ahantu bakorera siporo ku minsi yagenwe na leta cyangwa indi minsi bashobora kwihitiramo nk'abantu bakunda siporo. Nuko rero igitekerezo cyavutse kugira ngo tuhakore neza, cyane ko bigaragara ko abaturage ba Nyarubaka bafite iyi nyota ya siporo nk'uko politiki y'igihugu ibiteganya mu nkingi y'imibereho myiza y'abaturage. Cyangwa akarere tubonye izindi nkunga zishobora gutuma hano urabona hakenerwa, twabonye nk'ubushobozi tukashyira nka pisine abantu babasha koga bakoga, tubonye nk'ubushobozi hano hakajya nk'amacumbi ku buryo n'andi makipe ashobora kuza. Urabona kino kibuga ni cyiza, cyuje ingero zose gikwije ingero, gifite ibyangombwa byose. Urabona ko n'andi makipe hakorotiriye hameze neza, n'ariya makipe akomeye twifuza yuko yazageza kuhakorera za rokari. Amazina yanjye Nsabimana Posiyane, abanyobora uyu mudugudu wa Ngendo uri mu kagari ka Nyagishubi, umurenge wa Nyarubaka. Hanyuma rero iki kibuga kiri mu mudugudu wanjye kiranejeje cyane, nkurikije n'ikibuga cyari gihari ntabwo cyari cyiza cyane nk'uko iki kimeze. Cyarimo imigunguzi, imigina y'imiswa, ariko bisaba yuko haboneka ubufatikanye n'urwego rw'umurenge, basaba ko iki kibuga cyatunganywa. Hanyuma rero nanjye ndi umwe mu bagize uruhare mu gufatikanya n'abaturage gutunganya iki kibuga kugera kuri uru rwego rero gishimishije. Hamaze kugera stade, ikibuga kimaze guterwa pasiparama kinaringaniye, hamaze kugera amazamu meza agezweho, hamaze kugera n'inshundura zambitse amazamu. Hanyuma rero hari n'andi matibe tuzasinga mu kibuga cya vole. Hanyuma ibyo byose nibyo kwishimirwa nk'umudugudu wanjye, birimo kugaragariza umudugudu wanjye ko urimo kugenda utera imbere. Nyine azikuruka cyane nuko buriya ari byo kwigirira, siko nyine ukuntu agenda ngo agenda bibyumva ukuntu ari mu reba kanga kose kashe wagido kano kari imbere ururi imbere muri wagido ibyo birashoboka yiga ngide turavamo akigamira kino nakugira ko gifite ndare cyo bwana bora uretse ndakikwereka mugisha yirukanga maze nk'umuntu ugiye kunyura wagira ngo ni ruguti wagira ngo ni ruguti uretse rero mugisha yirukanga maze nk'umuntu ugiye kunyura rwose rero kwa polisi kandi mugisha agenda gake kenshi nakiruka inshuro umunani agiye twari twarabiharaye batarakigira gusa nanjye na twajyagamo bakugiye ugatangira rwose ngo ikirahari iraje nicyo kwa na bomba kino cyambaye gatatu imbere wabategeye